Mazina yanjye ni Abayo Gift Nelson. Mu bisanzwe ndi umudeveloper w'ubutaka. Uko byagenze bari abantu twahuye ku itariki 12 z'ukwa kabiri nibwo twavuganye, none duhura ku itariki 13 z'ukwa kabiri. Umugabo trick yabayeho nuko kugira ngo buriya we successful nuko ntabwo twe expectinga ko we ibyangombwa bye passport ye yasaga nk'iya nyir'ubutaka abanyawe. Ubwo rero twaracekinze byose tubona birahura, na mitasi irakunda n'ibiki. Mu nyuma tuza kubimenya natwe twararangije no kugurisha n'abandi. Twabimenya nuko tugiye kuri land center, of course tucekinze background y'ubutaka, tubona amasura nubwo passport namba n'amazina bihura, ariko tubona amasura y'uwari uyoninze ubutaka kuva kera bitandukanye n'isura y'umuntu wabutugurishije. Ubutaka bungana iki ubutaka bufite square meter 18 bwari bwaguzwe $165 by'idolari. Bisize somo ki ku bantu mu guru ubutaka, bisize irihe somo? Isomo kimwe mu bintu ubwo ni isomo, ariko ubundi baravuga ngo igikomere cy'undi ntabwo bagakwiye kurindira ko kikubera igisebe nawe. Ubwo inama nagira undi muntu ari we wese cyangwa natwe ubwo ngubwo, igihe cyose waba ugiye kugura ikintu gifite igikene cy'amafaranga menshi, biba byiza ugiye ujya muri land center bakaguhereza background y'ubwo butaka, cyane cyane ari ubutaka, kubera ko ubwescro muri ino minsi nk'uko mwabibonye mumajije kwera, abantu basigaye bakoresha technology bescroka abantu ku rwego ruhanitse. Urumva rero biba byiza umuntu agiye ajya muri land center agacekinga background yose. Icyo gihe byagorana ko wakwiba. Watanze ikirego, ufashwa mu gihe kingana iki? Wafashijwe byakira ibitebye? Iki kirego nyimara kubimenya uko kanya ndi muri land center, nahise nza hano kuri RIB ya Remera. Ikirego tukigeza kuri PCI, baradufashije cyane. Ndumva nyuma y'amasaha nka 15 ibisambo byose byari byafashwe, timu y'abantu ko mwababonye. Baradufashije cyane, ndetse banatubaye hafi, baratuganiriza, baraduhumuriza. Ngira ngo murabona ko nta kibazo cy'isukari nagize. Urumva rero ko batubaye hafi cyane, urumva bakora inshingano zabo neza, plus bakanatwegera, bakatwigereza, urumva ari ahandi hantu umuntu ashobora kuba ari bugufasha ariko ntaguhumuriza, ugasanga n'ubundi bagufashije uri Faisal. Ariko iyo noneho umuntu yagerageje kukuhumuriza, akakuba hafi, bakakwihamagarira, bakakubwira uko bimeze, follow up byose, icyo gihe bituma nyine nawe uri muri kanziza cyane yo kumva ko ibintu biri bugende neza. Yakoze cyane. Kesi ya kabiri rero ni amahire akoreshwa n'agatsiko k'abantu biyitirira imyirondoro y'abantu bakagurisha ubutaka bwabo. N'ubushize ngira ngo ubwo duherukana yari iyi kesi. Impamvu tuba tubivuga tukanabisubiramo, turajyamo abantu bagura bumve ko bagomba gushishoza. Icyo ni kimwe, abagura ubutaka bagomba gushishoza. Kabiri, abanoteri bajya kunotifiye cyangwa bajya gukora za transfer cyangwa guhererekanya ububasha hagati y'uwaguze n'uwagurishije, bagomba kugira amakenga. Gatatu, kwiyame nabo bigize abakomisiyoneri bumve ko inzego z'ubutabera, ubushobozi buhari, ubushake buhari, ubufatanye n'abaturage buhari bwo kurwanya abo bantu bashaka kurya umutungo w'abandi mu buryo bw'ubugari. Mu mpera z'umwaka ushize hari abo twaberetse bakurikiranyweho ibyaha n'ubundi byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ariko mu butaka, mu kugurisha ubutaka bw'abandi. Tariki ya 3 rero Werurwe uyu mwaka turimo, hafashwe abandi 4 mwababonye, bafashwe bamaze kugurisha ubutaka butari ubwabo bungana na metero kare 18,000, burimo ibibanza bukasemo ibibanza 60 buherereye mu karere ka Bugesera.
bafashwe bamaze kwakira amafaranga angana na miliyoni 141 ndetse n'ibihumbi 42 by'amadolari. Ibyo ni igiciro cy'ubutaka bari bagurishije bitari ubwabo. Kuvuga ngo uwaguze yahombye amafaranga yose, yaguze n'abesuko n'amabandi batanga aya mafaranga. Tekereza kudashishuza ugahita utakaza imari ingana gutya. Ubwo no mvuga nti ducakara ngo twavuga ati wowe ugura ni wowe nyiri uruhare, ni wowe mwenye imari, buriya uyifite amafaranga burya ni wowe ufite ijambo rya nyuma, nta kigomba kukwirukanza, ugomba kubanza ugashishuza. Ibyo bakubwira ngo imari itagucika ubutaka ntaho bujya. Ufite amafaranga, iyo ufite cash ni wowe. Abakekwa rero kugurisha harimo bakekwa kugurisha ubutaka, harimo uwitwa Rubagenga Fred uzwi ku izina rya Rusakara. Izina rya Rusakara kugira ngo muriya mwabonye wagerageje gucurika umutwe wihisha. Impamvu yo gucurika umutwe nta kindi, bagira ngo yihisha abamubona, kuko uyu Rusakara hanze bamuzi nka businessman, umucuruzi ufite company Express General Services, ari mu bacuze umugambi. Ubwo hanze nuko bamuzi nk'umucuruzi. Muri mwe hari uvuze ngo arabona muzi, ashobora kuba yaramuguriye imodoka. Nizo bacuruzi mu mafaranga bakuye muri ibi ngibi niho hazamo icyaha cyiza ndongo. Mu bugenzacyaha ndetse no mu butabera hariya hanze hari uko bamuzi nk'umucuruzi, ariko mu bugenzacyaha no mu butabera natwe hari uko tumuzi. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize w'ibihumbi 2024 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhamije icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ubu ari mu isubiracyaha. Noneho rero yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 3 bisubitswe mu myaka 2 n'amezi 6. Yongeye gufatwa, icyaha yasubikiwe imyaka bamuhaye itararangira. Icyaha ni kimwe, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Kayirenga Edward uyu ruhare rwe muri iyi kese, we ni umukomisiyoneri uhuza ugura n'ugurisha, kandi akaba ari we washatse uwitwa Trésor. Turaza kumubabwira nawe. Trésor igira neza, umwana w'imyaka 25, ubafasha ngo muri declaration. Muri iyi kese yemera ko yakiriye miliyoni 23 n'ibihumbi 6 by'amadolari. Rusakara akaba yemera ko yarakiriye miliyoni 23 n'ibihumbi 7 by'amadolari. Ubwo uko bagenda barutanwa mu kugabana biterwa na role n'uruhare buri umwe basaba afite. Uyu nanone uyu Kayiranga Edward nawe hanze hari uko bamuzi, ariko no mu bugenzacyaha natwe hari uko tumuzi. Tariki ya 15 z'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2022 yakurikiranyweho n'ubundi cyaha nk'iki cyo kwihesha ikintu cy'udakoreshejwe uburiganya. Urumva rero abakomisiyoneri bamwe na bamwe akenshi uzabasanga bakurikiranwa ibi byaha, kuko nibo bagira bahuza ugura bapanga, baba bazi amakuru y'ubutaka runaka. Ndahiro Ivan Mastermind, uyu niwe kizigenza, niwe wapanze umushinga. Uruhare rwe muri iyi kese nawe nubwo yigira umukomisiyoneri, ariko niwe waruza amakuru ya nyiri ubutaka mwenyewe no gushaka abantu bagura. Uyu Ndahiro Ivan niwe washatse umunyamahanga wiyitirira nyiri ubutaka. Ubutaka bwagurishijwe bw'umunyamahanga, hanyuma bashaka undi munyamahanga uza kwiyitirira ubutaka no gufekinga impapuro bashyiraho ibyangombwa bisa n'amazina y'umunyamahanga, kugira ngo bate mu mutego wa muntu ugura agerageje gushaka, ngo yagerageje gushaka nawe amakuru abona ari amazina y'umunyamahanga. Noneho nabo baza bitiriye wa munyamahanga, ariko acikwa no gushaka amafoto
ikintu cyo guhuza ifoto nyuma nyir'ubutaka no guhuza ifoto y'ugura ibyo byaramucitse. Aho rero niho rwari ruzingiye. Aho niho tuvuga ngo izina n'isura ugomba kubijyanisha. Haza Igiraneza Trésor, uriya mwana nababwiye imyaka 25. Uyu ni umwana urangije muri IPRS azi IT. Rero niba bafashaga mu bintu akita umu agent, abafasha kumujyana no kwa noteri. Uyu rero nabo bamushatse nk'umwana wizewe uri gucishwaho amafaranga kuri konte ye ari miliyoni 141 y'amanyarwanda n'ibihumbi miliyoni 141 niwe yaciye kuri konte ye. Nabira 42 niwe babihaye. Impamvu buriya ari we nuko muri umwana yizewe, kuko buriya bari abantu nubwo ubona bakorana kuri ntawizeye undi, ntawakwemera ko amafaranga aca kuri konte y'undi yabati yaduheza, ariko akakana bikaba ariko bikarikanira karacyanati n'uburyo bwo bakayadutwara ntabwo byamworohera, reka bari we twe bamuhuriza nk'umuntu bizeye. Ubwo rero turavuga nk'abana basore utangiye imyaka 25 utangiye muri aya mafuti muri ibi bintu bya escroquerie, turabwira ati noneho si ukuvuga ngo ntiyize afite ubumenyi bwa IT yize muri IPRS none agiye kubukoresha mu nyanga. Niba hari n'undi ubitekereza RIB turahari kubarwanya, inzego z'umutekano zirahari kubarwanya, ubufatanye n'abaturage barahari kubarwanya. Ntabwo abaturage nabo ntabwo bakemera abantu nk'abo ngabo. Ni n'umwanya mwiza wo kubashima uruhare bagize kugira ngo abantu bafate. Turashima abaturage ko muri no minsi batagisapotinga, batikemera, batakihanganira ibikorwa nk'ibi. Ntaho wajya ngo wihishe. Ubufatanye bwabo turabushima kandi turabasaba kubukomeza. Amafaranga rero yagarujwe bari abantu bamaze gufatwa, bamaze kugaruzwa miliyoni 67 n'ibihumbi 830 by'amanyarwanda. Ayo ni amanyarwanda bigiye. Hagarujwe nanone ibihumbi 11,795 y'amadolari. Hafatiriwe ubutaka bufite agaciro 20 bufite agaciro ka miliyoni 23. Ubwo urumva baraguraga bagahita bajya koza aya mafaranga bayashora mu bindi bikorwa. Hafatiriwe nanone Mercedes Benz compressor ufite agaciro ka miliyoni 8. Ubwo muri bariya hari wahise ayigura. Hari na miliyoni 9 nazo zafatirwa ziri kuri konti. Yose hamwe ugereranyije ni nka miliyoni 107 n'ibihumbi 830 ndetse n'ibihumbi 11,790 by'amadolari. Tugereranyije ayo niyo yagurujwe, kandi amafaranga yo cash n'aya amadolari yasubijwe nyirayo. Ibi bindi byafatiriwe bigomba kugurishwa, amafaranga azavamo agasubizwa uriya escort ariyo twita victim. Ibyaha bakurikiranyweho gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano n'icyaha cy'iyezandonke. Ibi byaha babikoze mu bihe bitandukanye, ngira ngo ubwo uko bitandukanye urukiko nirwo ruzagena igihano bazabaha bitewe n'ibyaha babashinja. Gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi ni icyaha gihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Naho kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya igihano ni igifungo kuva ku myaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 n'eshanu. Guhimba inyandiko mpimbano igihano uwagikoze ahabwa ni hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 n'eshanu. Iyezandonke nayo ni igihano cyayo ni igifungo kuva ku myaka 10 ariko kitarenze imyaka 15. Kuko iki nicyo cyagifitemo ibihano biremereye, ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga
amafaranga yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 y'agaciro k'indonke zikomoka ku cyaha yejejwe. Kuvuga ngo iyo uvuye za ndonke ni amafaranga yabonetse mu buryo bubi ashorwa mu buryo mu bikorwa byemewe n'amategeko, ababibona bakagira ngo inkomoko y'amafaranga ni muri icyo bikorwa byemewe ashora. Hari rero iyi ni kesi ya gatatu mwabonyemo wa mugabo munini witwa Bimenyimana Jean Marie. Uyu we afite umwihariko we nuko ni kenshi yumvise abantu bibwa bagiye kubitsa kuri banki cyangwa se bamaze kubikuza bakoresha ijambo ngo yamutumuye, sibyo ngo bantuburiye. Uko bigenda uyu bafashwe Bimenyimana Jean Marie waranemera icyaha, akavuga n'uburyo yabikoze, akavuga n'amafaranga yaramaze gukuramo ni menshi cyane. Uko babigira amayeri bakoresha, bareba umuntu ugiye kubitsa cyangwa se umaze kubikuza, bakora ari team kuri banki. Hari uwigira umusaza, hari ushobora kwigira umugore mwiza w'umusirimu, hari ushobora kwigira umugabo w'umuturage, biterwa n'uko bakubona. Umuntu w'umusaza akaza n'igifurumba n'akabando, basaza bamwe b'ikigihe batera ubwoba. Gusa nibuka wa wundi w'ubushize n'ubundi wibaga ubushura bwa telefone. Uwo musaza rero we aza yigize umusaza, akakubwira ati mwana wamfasha kujya kuvunjisha amadolari, yewe simbimenyereye, hari umwana wanjye wanyohereje amadolari uba mu Buholandi cyangwa igihugu cya Amerika, ati none nabuze uko nyavunjisha. Ubwo kandi rwose umfashije naguha igihembo cy'ibihumbi 500. Urumva nicyo yihutira ku gihembo kugira ngo akwice mu bwonko, amarangamutima yawe ayateze ikibazo. Nawe wakumva iyo nyungu n'agaserivisi wumva wamuha ugatwarwa n'iyo nyungu, ugatereka dusohoke hanze gato. Ubwo bamaze kukureba, ubwo ugakeka ko akora rumwe, abari benshi baba bamenye n'umubare w'amafaranga ushobora kuba wabikuje. Icyo gihe reka tujye hanze tuvugane. Rero akagira cyagafungura igifurumba, akakwereka igifurumba ibipapuro bakase neza barenganije n'amadolari hejuru, agashyiraho akadolari k'ijana, gashobora kuba ari na fake. Akenshi bari na fake. Yanahindura gutya yashyizemo n'akandi munsi, ukagira ngo bya bintu byose bipanze amadolari, mu mutwe ukabura apfuye. Ayo madolari hejuru y'inyungu ari buguhe ku gaserivisi gatoya wenda bari bakohereje kubikuza cyangwa se wari ugiye kubitsa. Bavuga ati rero tumfasha rwose tujye kuvunjisha, dore simbizi rwose. Iyo abonye ibyemeye arakubwira ati rero dore ibintu by'Ikigali sinabyizera, naho we fata ujye kuyavunjisha, ariko ubu mpaye ayo ngayo mbe nyakurikiye. Aguhaye ibipapuro, uwo umuhaye amafaranga mazi titwuriremo. Iyo wezise gato, hari undi uhita wenterevena byita kugushyirishamo. Wenterevena ati tuhite tujya mu mujyi tuvunjisha, urabona aya ngaya idolari agahita gukubira, bishobora no kumuheza. Urumva niyo bwabugizi bwa neza bwa cyangwa bwa nabi bwo gushaka guheza umusaza, kumbe niwe bari guheza. Ubwo ukabufashe bya bifumba by'ibipapuro, wowe utanze amafaranga cash, mukaba mu iyo moto bagahita bakuyoma. Kwirukanka ngo duhure mu mujyi hehe kuri post, ukagenda hariya ukajya kuri post ugashaka umuntu ukabura, ugatari ko reka ninjire muri, wakwinjira muri forex bahita bahamagara rero cyangwa polisi ko ari umuntu uje kuvunjisha phobia. Ugasanga umuntu yikorera umutwe ngo bantunguriye, ariko aho ngaho iki nyirabayazana ni wowe winjiye muri business zitakureba. Wari ugiye kubikuza cyangwa se ugiye kubitsa, ugiye muri business zo kuvunja. Hari abo mvuga bagahita biyumva, abumva ubutumwa. Hariho n'abantu kera nako vubaha ugasanga ngo boss wawe
agutumye ngo ujye kubitsa cyangwa kubikuza, akenshi bikunze kuba ku bantu nk'abo ngabo. Hariho abaza kurega barega mu mukozi wabo yabibye amafaranga, mu by'ukuri aho ubwo batayamwibye nabo bamwesikorotse muri ubwo buryo bwo kwinjira muri bizinesi itakureba. Ikindi burya uzi ko umuntu agutoranyije mu bantu bari muri banki yose hari icyo aba yakubonyeho. Kuki rero watoranye? Nuko yabonyeho kuri umusoro. Yes, aba yamaze kukubonaho ubujiji, amaze kugutahuraho ubujiji, kuko bari abantu arareba akavuga ati uriya muntu n'umurezi n'injiji, reka tugire. Nawe rero kiha umuyuwayi bwo kujya kuvunja, ntuzi naho bavunja, ukinjira muri bizinesi zitakureba. Inama hano tujya abantu bagomba kumva, niba ugiye muri banki ugiye kuvunja, ugiye kubitsa cyangwa kubikuza, kora ibikujyana hanyuma utahe. Kwinjira muri bizinesi z'ubugizi bwa neza cyangwa se bwo gushaka kwesukoroka bwo kuvunja, aho ngaho niho bagutera. Hariho abantu nyine babyuka biga ubwo bucakura. Kabiri, gira amakenga, wikwita kuri icyo gihembo cy'umurengera bakubwiye. Icyo gihembo cy'umurengera bakubwiye nicyo abenshi kibatesha umutwe, akumva ko ayo mafaranga ngiye kuvunjisha, nkora aka kadiri bose banjye n'ubundi nsubire mu kazi kanjye, ntibabimenye. Ikindi, tekereza impamvu ari wowe bahisemo mu bantu bose bari aho muri banki. Tekereza impamvu ari wowe bahisemo. Ese iyo nyungu bashaka kuguha ninde uyanze? Iyo nyungu ingana gutyo kujya kuvunjisha gusa serivisi yo kuvunjisha, tekereza serivisi bagusaba n'igihembo ushyire ku munzani. Impamvu baba ari wowe babonye wa mbere nuko bakubonyeho ubujiji, kandi koko biranarya, kuko ntawe babikorera kenshi ngo bahushe, bahuza n'uko umeze koko n'ubwo bujiji ufite amafaranga akaba aragiye. Ikindi, wagiye muri banki ugiye kubitsa cyangwa kubikuza, reka kwigira bamenya, nguza aho bavunjira. Urumva aho ngaho icyo nicyo nyine kigenda babigize bamamenya, niho hariya babita bamenya, nyirandabizi, abayuwayi, ibyo bintu byose. Abakoneseri ngo umunyamugi kandi we wamazemo nubwo bamazemo imyaka 10, hari abamazemo imyaka 30, kandi babyuka noneho bafite ubwo bintu. Ariko none icyo tuvuga, hafashwe buriya bimenya Imana Jean-Marie, hari abandi bagishakishwa, turabizi neza. Aho mwamwicaye ku mabanki, ukuza usa kose wambaye neza, natwe ayo mayeri turayazi. Kuza wigize uko waba usa kose, hari n'abo ufata akakuvuga ati jyewe uko nsa urabona nsa nk'umujura. Umujura asa abesikuru basaba aba bantu mwabonye hano, nabonye basaba ate wa mugari wabo ngiyo bambaye neza basokoje. Ubu nuko nyine mubona bamaze iminsi ngahe bari aho bagomba kuba bari. Iyo yoze rwose, hariho n'abashaka ama bodyguard kugira ngo akwemeze, bodyguard kugira ngo akwemeze bitewe na deal agushaka. Bakodesha imodoka zihenze, akicara inyuma agashaka umushoferi wambaye gutya, wambaye neza, wavuga ati uyu muntu ni umushoramari koko, ati ni umushoramari. Ariko ibyo byose ntabwo bigomba gukuraho kugira amakenga. Ofete muri make bakwicisha kwa kundi kugaragaza uko asa, uko kwigaragarije niko bashaka kumubona. Nawe rero iyo umubonye muri ya shusho, hariho n'abaza rwose batavuga Ikinyarwanda, bafite Icyongereza yashatse n'umusemuzi, ukavuga ati ni umusho. Ayo nama yari yose bakoresha, bagashaka umusemuzi. Ayo yose nama yari tubwira abantu bayakoresha, ariko ntibagomba kuva muri uwo mutego. Uyu rero icyaha akurikiranweho, ubwo ndavuga Bimenyimana Jean-Marie, ni icyaha cyo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya.
nawe igihano aramutse bihamijwe n'urukiko ni hagati y'imyaka 2 ndetse n'imyaka 3, hakiyongeraho ihazabu y'amafaranga miliyoni 3 kugera kuri 5. Uyu rero Bimenyimana we rwose aremera icyaha agasaba imbabazi, akavuga ko bagiye batwara amafaranga menshi y'abantu. Uyu nguyu akaba yarafashwe amaze gutwara nawe amafaranga atari makeya. Ayo yose rero ni amafaranga mu by'ukuri batagomba kuvuga ngo agendeye ubusa, nubwo yaba ari 100,000, nubwo yaba ari 1,000, ntabwo umuntu aba agomba kumutwarira amafaranga gutyo gusa. Amafaranga yawe uba ugomba kuyashora mu bintu bizima, kuko abantu baravunikira. Uba ugomba kuyashora mu bintu bikungukira, ntabwo aba agomba kugenda gutyo. Bariya navuze Beatrice Mukahabimana na Niyigena Claudine bafashwe bari bamaze iperereza ry'ibanze ryahise rigaragaza ko bari bamaze gutwara abantu 1,1,700,000, besikorotse abantu biyitirira inzego z'ubutabera ndetse n'ubugenzacyaha. Ayo yose ni amafaranga mu by'ukuri abantu baba batagomba gutanga. Ni bya bindi bavuga ngo hariya ngo ni amafaranga y'amaherere. Abantu dusaba ko bagomba kugira amakenga. Ikindi, uriya mugabo Bimenyimana Jean Marie we yafashwe amaze gutwara abantu amafaranga uriya wo kuri banki none miliyoni 12. Miliyoni 12 niyo yamaze gutwara abantu abashutse aho ngaho kuri banki. Ubwo hari uwo yatwaye amafaranga y'umuntu agiye kubitsa, hari nayo yatwaye agiye kubikuza, bose akoresha amayeri yo kuvunjisha. Ubutumwa dutanga, abantu bagira amakenga bave muri ibi byaha. Hari igihe rimwe na rimwe umuntu witwara amafaranga ukibaza, ubu ni ubutesi, ni ubudabagizi, ni ubushishozi buke, ni amakenga make, ni ubuturage, ni ubujiji, ukibaza ni iki muri byo. Icyaba ari cyo cyose, icyo tuvuga hano ni ukugira amakenga. Shora amafaranga yawe mu bintu uzi neza. Jya kugura ubutaka, ubanze gukora isesengura ry'uwo mugiye kugura, ubanze urebe, kuko buriya uhomba cyane, uhomba ni wa wundi waguze agura n'abatari. Cya kabiri, niba ugiye kuri banki, kuri cyakujyanye, reka kujya mu zindi business. Muri make byose ikita rusange abantu bagomba guhuriraho ni ukugira amakenga. Ikita rusange nabo bano bantu bafashwe bahuriraho ni kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, aribyo bita escroquerie.